Mo Dewji hayupo. Nari nanamubajije no kubyara uboneka ko uriya mutarama aba cyane no muri Singida. Umunyamakuru kwana bya hafi nayo. N'abakinyi bo mu Rwanda kunda kuba baza amakuru yabo. Icyo nicyo nkubwira. Yambwiye ati Mo Dewji ntabwo ari hafi cyane ya Simba ubu ngubu. Amafaranga Simba iri gukoresha niyo amafaranga bari nko kuri konti y'ikipe. Cyangwa se nabandi bashobora kwiranja ariko ati niyo mpamvu Simba itanakoze za transfer za hatari. Ko Simba burya niyo yashatse aranukera ubwa mbere ya Yanga. Ariko bura amafaranga. Bikarangira Yanga imutwaye engineer Elise. Ati rero kwa sasa rwose muri iki gihe uwitwa Mo Dewji ntaho hari. Niyo mpamvu rero hagari maragaragara cyane. Njya mpebya bareyo. Mbabwira ko abafana batatunga ikipe ngo nuko ngo ari benshi. Izi za Simba ziba zibafite. Bakuzuza Benjamin Mkapa. Ariko amafaranga baba bishyuye cyangwa se bakwishyura ku mupira runaka ntago yatunga ikipe ngo uvuge ngo uratwara ibikombe. Ni ngombwa ko habo umunyamafaranga ubanza kuyaruhamo hanyuma y'abafana akajyaza ari inyunganizi. Kibazo ko umunyamafaranga nawe yabuze bidogera cyangwa wenda byapfa kudogera bigihe gito cyangwa mukazabona undi ariko abafana ntibatunga ikipe rwose mujye mubyumva abanyarwanda ujya kumva ngo ye ngo reye nite ngo akanyenyeri kayikiza we kayikiza hehe izi zitama miliyoni yani na population bubona banakugereye mu bafana yego Tanzania batuye n'abantu benshi abafana niba ikipe yuzuza ibihumbi 60 ari yonyine yego twebwe ukaba uri wenyine n'ibihumbi 20 bibona zahize byagoranye biba ngombwa kugira ngo mu byuzuza ariko Rayon Sport na APR zakinya ariko nabwo tukavuza yabahanda tukavuza induru icyumweru kikirenga bibiri tubivuga ukavuga ngo abafana bawe bazagutunga byahe nibishoboka nibibaho nibishoboka. Simba rero nayo situation irimo nta mafaranga. Yewe ati na Singida nibiganiro bagiye bagirana kuri aba bakinnyi bagiye kwizabishyura ariko ibibyizeye ko bazabishyura ariko Mo Dewji utari active mu ikipe biragoye. Bityo rero nicyo mutangazaje yavugaga ati nta kintu gifatika Simba yigeze za kubwira APR nta rwandiko. Nkongeraho n'ikindi Faustin ubwo irakennye kandi amatsinda yayagize gute yayagezemo yarimo no kugera mu matsinda udafite umunyamafaranga n'ubundi nabwo wakeneramo. Bisaba abanyamafaranga b'investisa mu makipe n'igihe tutarabagira nubwo twibwira ngo nyine ngo akajagari turenganya n'ubundi akajagari kahura ikipe ikennye ntiyabura akajagari. Erega tujye tunoso izibura ari itungwa n'abafana. Dakaraka nta kipe itungwa n'abafana ibaho. Barisa ubure yirusha Barisa abafana. Ariko Barisa byazebye ko igurisha ibyayo. Itabigurisha kandi abafana abakinyira barebwa kugira ngo igende ishaka mikoro ikora hasi hejuru za Spotify isinyana amadira tarabaho na za Spotify. Naming right amazini kayatanga nk'imyaka ku mafaranga make. Amafaranga y'abafana biba ari udufaranga ntabwo ari amafaranga ubundi. Ni namwe muyo wabara ariko siyo yatunga ikipe. Wapi? Simba rero kuri icyo rwose uko yanabimbwe yambwiye ati rwose ni dirisho wakudakunda keretse APR imutanze ikazaba yishyurwa kuko nta mafaranga Simba iri gutanga ku bakinnyi. APR sibyo yabyemera nasi APR yemera ko ngo agende imukopa bakazayishyura kuko yaranabyanze kuri nuza kuri Krema nige na Krema ntabwo yabyemera Krema arasunika ariko ntibyakunda. Simba iri kumvikana n'aba bakinnyi umushahara bati ngwina ariko bijyanye n'agafaranga ihagaze nabi. Urumva? Yego rero bacemanga. Nisasibye. Acimanga se gute? Nyine bakinnyi batafite amakipe. N'ubundi abiri kugurana ahanini na ayo ikipe zitanifuza cyane cyangwa se ubwo izakopa. Uyu mutaramu rero kuwitwa Ruboneka nayo byavugwaga yambwiye ati sina habari kaka. Bimeze bite mutangazaje? Ruboneka Jean Bosco ikipe ya Singida nyuma y'ikitakaje bamwe mu bakinnyi ndetse kandi bakizi ko kiri mu matsinda ya CAF Confederation
iyi kipe yatangiye gukora scouting cyane kuri Ruboneka bamushaka cyane. Ruboneka si bo bonyine kuko na Azamu minsi ishize yigeze kumuvugwamo, ariko Azamu witwa Ibenge amera nkaho abirebesheje hirya kuko yabasha yavuye atireka nimukurikirana undi mwaka ndebe. Iyi kipe rero yamenye ko Azamu nayo yigeze kwifuza Ruboneka, nayo iratangiye kureba mu karere kavuga ati ninde twazana muri minsi turi muri Champions League muri Red Cup Confederation tukaba twamwifashisha. Ariya Faustin ubwo bakinara uw'ikipe yagura amatsinda yaratangiye yakina ko nka Simba bacama yabajyanye kandi bakinaga muri Singida mu matsinda yabo we n'abari abawokero bo tukina kabisa zose zirabakinisha kuri registration iba yemewe ya periode mu kwa mbere. Ruboneka rero bimeze biti. Ruboneka rero biravugwa ko mu ikipe barimo gukurikirana amakuru ya Ruboneka cyane, ndetse bidatinze rwose bashobora kohereza invitation muri APR isaba ko bakumvikana bakaba bagura Ruboneka Jean Bosco muri Azamu muri Singida akaba yamusimbuza nde Chauta Chama. Bizi ko ashobora gukina 10, ashobora gukina 8, ashobora no gukina wing. Akaba ari we muntu bari mu gukurikirana cyane avuga ati bitewe n'ukuntu twambonye kuri match ya Azamu amezi 6 we abakinyi ba APR ejo tuzabaganiraho cyane buri mudasi ntucokoze Singida, ariko ko mbona nta kinini rusha APR nyine nanjye nibyo nkubwira nyine ibyo turyo tugiye mu kuri APR ya Dawo APR ya none da Singida ko mbona nta kirusha APR ntacyo. Ruboneka arimo araseza amasezerano nibi narishwa kumwa kutazayasubiramo wakaza n'ikindi APR ivuga ko itazagura umukinnyi pe nta mukinnyi izagura yatakaza ishaka igikombe kandi ubibona ko APR Ruboneka ari umukinnyi w'ingenzi none ubumwene gihugu. Ikindi cya kabiri Ruboneka nawe yiteze igifurumba mu mwaka utaho amasezerano ye narangira tuzabagaruka abakinnyi ba APR ejo bose muri rusange bagiye kurangiza amasezerano, ariko Ruboneka ari mu bankingi za mwamba zivugwa mu bashobora kongererwa amasezerano abandi, ariko bakanavuga ko nawe nyina nifuza gusohoka nawe rero bikavuga ko ashobora gusohoka, ariko amafaranga Singida APR y'umuhemba kuri iki gihe APR y'umuhemba Singida yakuba nk'inshuro 5. urwego rw'imikinire yego rw'imikine bwo niwe wakwimenya muri Singida, ariko ubibereho ya APR uti ya Singida Faustin Faustin umukinnyi wa APR babayeho neza kurusha Singida habayeho nyine ubundi nk'aba baruboneka basigaje 6 kera ibisambo byahitaga bitangira kuvuga ko Rayon Sport imushaka ariko rimwe na rimwe byaranashoboka babaga babeshya kuko icyo gihe Rayon Sport nayo ifite imbaraga rimwe na rimwe byaranashoboka ngereze ntiyatwaye bayanike ntiyatwaye Faustin yego umuntu agiye hagakweza ikinyuma ngo Ruboneka riramushaka noneho ubwo yaba ari igisambo rukuku ariko ni yubu iyo nyine yabaga ariko hari umukiri ushaka kumubyimba akavuga ati 1,40,000 muri Rayon tubona ya none abakiri babiri bicaye cyara wango ngo Gacinya agiye kuganiriza ngo umuntu akakubeshya ngo Gacinya agiye kuganiriza ngo yatanga amafaranga make yashizeho bare ya 8,000,000 gusa kandi Rayon Sport yari oya ndavuga muri iki gihe umuntu akajyaho ati ya dore inkuru nayibonye ati Gacinya yicaranye na Ruboneka muri hoteli runaka ati yaricanye na Ruboneka baganira. Muri iki gihe birashoboka Faustin abo biragoye APR yagiye ku rwego nguko umukinnyi keretse uwo yirukanye niwe watangira kugenda unugana uvuga uti ngo cyangwa ugiye gutiza ntabwo ari APR yagiye ku rwego ahubwo avuga ngo Rayon Sport none se kiragiye APR bw'ubushozi ni yari bufite agatanga amafaranga make yaradomokaga APR yashyizeho bare ya 8,000,000 bati ubu kiri ukina equipe nationale akaba ari umunyarwanda akaba akina muri equipe nationale niwe waguzwe 8,000,000 ariko ibyo umbwira ni ibiki none se bamangwende ntibayisinyiraga kandi banahembwa neza ahubwo avuga ngo neza cyari gihari hari abakinnyi bari barakuriye muri academy APR abo bakinnyi babo ntibazamure ariko utambwira ngo igikomeye nireyo yanyuragamo igacuma icyo nshaka kuvuga APR yazamuye amafaranga yo ku rwego rwo hejuru ku buryo aya makipe yandi izo za Rayon Sport tuvuga yo mu Rwanda atashobora kujya kuri ubu yarazamuye niba ishobora gufata Kremika muha 50,000,000 kashi Faustin Rayon Sport yagura abakinnyi 3 nicyo cyangwa 2 urumva rero ariko nanone Rondas nubareka atari make niba yaguza Bedi 24 ku mwaka umwe sibyo
bingana na miliyoni 50 ku myaka 2 Clement yaguzwe. ariko bisubira hahandi Niba araguze Kevin miliyoni 20. 25 zo zavuye hese akanyenyeri ntikamaze amezi 3 Ariko karateranyijwe. Niyo mpamvu nakubwiye ngo Nyine ariko icyo nyine mutangazaji akubwira rero ndase nuko ari reyo abo bantu bakangara cyangwa n'abakire ushobora kumugura batagihari. oya bigaruka no kuri cya kindi ariko navuze nyine cyo kuri Simba abantu ku giti cyabo akagozi kagira ku gacika iyo hatabayeho company reka buriya naperi nyine niba riva muri Minadefu nabyo twabyita nka company si byose hatabayeho ikigo cyangwa se urwego rutanga amafaranga kuko muri iki gihe amafaranga y'umuntu ku giti cye rwose ashiraho bisaba ko ibintu binyura muri company mugakorana nayo ikaba ari ishobora kubona ayo mafaranga yakwishyura. Ubu waje Patriote wakumviriye kubera iki amafaranga avuga mu bantu babo amafaranga ava mu mufuka w'umuntu ageraho nyine agakameje ugasanga ubukungu bwanze. Niba uyu munsi umwaka yarakoze neza akavuga ati mfitemo miliyoni 50 najya mu busabane sibyo umwaka utasi ko bizabigenda. Ariko ikigo yo nyine amafaranga bahoraho iyo ikigo cyo gifite amafaranga yagenwe ajya muri services zinizi. Niba ari rege ifite amafaranga ajya muri rege ya basket ni ya volleyball. Niba ari APR ya volley ifite amafaranga agiva muri Minadefu budget bakoreye iyo APR iyo kipe yabo. Niyo mpamvu tuvuga ati Skol twakabaye tumva muri Rokritoma ya Rayon Sport atavuga ngo iyatanga imishara yakaba ifite nandi igirira ayo kuvuga ngo twongere ubushobozi muri Rayon Sport kugira ngo igure umukinyi ukomeye. Niyo mode wigi wavugaga ikora ibyo mu masezerano keretse ubwo bibaye erega ayo masezerano uvuga mutangazaji nayo ntashoboka burya umuntu yongera amasezerano akongera n'amafaranga oya inyungu ashobora no kuba yibona ariko akavuga ati wato ninta yamuhase n'indujyayo ninde uza kumpirika. Nibyo Sadati yigeze kuzana avuga ngo ariko kumenya nawe yarakangaga hari papa nguza amakampani ngo mfite mu biro byanjye ngo yarebe ngo ari kugenda nsaba niba byari byo simbizi muzaza muzari ziriyo ariko niba nta rundi ruganda wajya kunegosiya ngo ruguha amafaranga wa wundi mukorana yakongera se ashingiye ku cyaravuga ati nubundi ko nta wundi uri bumuregereza y'umuhase. Ubwo rero twavugaga kuwitwa Ruboneka mutangazaji uvuga uti Singida ishobora kumuhemba menshi ariko ndareba ya amafaranga ari usohoka Leonida yajya ku rwego rurenze Singida ashaka gusohoka kuko ibyinshi Singida yamuha APR yabemo wenda bishobora no kuba byanareka no gwembera ku gihe nihemberwa ku gihe ariyo Singida nabacama bari kuvamo. Ikindi cya kabiri iri mu bihano nayo burya cyangwa gutemererwa kugura nubwo ibyo ngibyo nabonye iyo ushaka umukinnyi uhita wishyura ejo bakuvana muri system ariko makipe muri Afrika atemere kugura abakinnyi nayo irimo ibyo byo yahita yishyura nare yabivuyemo na za Kiyovu zabivuyemo Singida niyo byananira iyo ariko yarabimenyera ihora mu Rwanda nabonye vision ari ibirimo gusa cyangwa mu Rwanda vision ni ibirimo birungi niyemerewe kugura gare bana birungi kada bana bakikato nyagura basambidwe ubwo rero umusore Ruboneka ni ugutegereza nawe ariko simbibona kwa APR yamurekura muri Mercato yo kwezi kwa mbere kereka ari amafaranga menshi sanga wenda muri za $50,000 APR igahita ivuga ati n'ubundi yarasigaje 6 mureke yigendere tuzazamura umwana cyatugure mu ndi mukinnyi munyamahanga. Okay. Yes, ibindi birambuye ejo ntuzavane urushinge muri APR FC byaba asoza amasezerano n'ibindi n'abashaka kuzongerera